Ese waba uzi amavu n'amavuko y'igipe y'akarere wavukiyemo cyangwa ko utuyemo magingo aya? Niba rero ntacyo ubiziho, reka Igo Magic TV kumara amatsiko igufasha by'umwihariko gusobanukirwa n'amateka y'u Rwanda. Nitwa Cedric, iyi ni Igo Magic TV Rwanda. Niba utarakanda subscribe, bikore kugira ngo tubana mu bintu byacu uko bukeye n'uko bwije. Mbaye ikaze rero. Uyu munsi turi buvuge ku nkomoko y'izina Kayonza ndetse n'izina Gasabo. Umunyamateka Rwasamirera avuga ko ka Kayonza gakomora iryo zina ku muyonza. Ubwoko bw'igiti kigira amahwa n'indabo, gitanga urubuto ruribwa rugira umutobe ufite ibara nk'iry'amaraso. Urubuto rugira ibara ritukura mbere y'uko rwera rugahinduka umukara. Iyo rusaruwe rukaba rwitwa inyonza. Rwasamirera avuga ko icyo giti kibaho kandi ko gishobora kubonywa muri parike y'igihugu y'Akagera no mu bindi bice by'akarere ka Kayonza. Ati Kayonza yari agace k'imisozi kari gafite ibiti by'iminyonza byinshi. Wakwibaza uti izina Gasabo ryaturutse he? Umusaza Ezra Mpyisi witabye Imana afite imyaka 102 yasobanuye ko izina Gasabo rikomoka ku kuba aka gace kari gakungahaye ku mata yabikwaga akanacundwa hifashishijwe ibisabo, igikoresho gakondo cyifashishwa mu gucunda amata hashakishwa amavuta y'inka bita ikimuri. Izina Gasabo rikomoka ku bwinshi bw'amata yanyobwaga hifashishijwe inkongoro. Amateka agaragaza ko kandi u Rwanda rwa Gasabo kari agace kari hagati y'izindi mpugu zitandukanye mu gihe cyashize. Gusa uko u Rwanda rwagiye rwigarura izindi mpugu zari ziruturiye rwaje kongerwaho ku Rwanda rwa Gasabo. Ngo y'amateka rero utwo turere tubiri tuvuze haruguru. Nitwa Cedric, iyi ni Igo Magic TV. Niba uri mushya kuri uyu murongo ukande subscribe, share na comment, tuzahora ubutaha.